ariko ntago ako kazi kari mu Rwanda kari muri Kenya. Ati ariko bizakenera amafaranga. Nanjye ati rwose nzagerageza. Ati wowe mbwira. Ati rero ubu ngubu nkeneye abakozi babiri, umwe azakora kuri depo ya sima. Yes, mbahaye ikaze ku muyoboro mugari wa Panza Daily, aho tubagezaho inkuru z'abantu zigiye zitandukanye, aho umuyoboro mugari uhereza ikaze buri muntu ushaka kurekura amarangamutima yiwe akaba yayashyira hanze akaganiriza abantu. Yes, ni ibintu byiza byoroshye, ni ibintu bifasha umuntu kuba afite ikintu mu mutima we akavuga ati iki kintu kirambangamiye, ndumva kitamereye neza, reka nyishyire hanze, byibuze hari umuntu cyafasha, nanjye bwanjye kikamfasha gushyira amarangamutima yanjye hanze, nkaba narekura nkumva ndaruhutse. Yes, uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa bamwita Gaspari, yatuganirije, yaraduhamagaye atubwira yuko akeneye kuvuga inkuru ye. Tumuha ikaze kuri channel yacu ya Panza Daily. Gaspari, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, nkuko wabivuze nitwa Gaspari. Umunsi umwe rero nari ndimo nitemberera, mba mpuye n'umugabo arambwira ati nakubonera akazi, ukeneye akazi. Nanjye ndamubwira ati cyane rwose. Umugabo mwahuriye mu nzira rwose. Arambwira ati je rero ndi umurundi ariko nkeneye abakozi babiri. Ubwo arambwira ati ariko ntago ako kazi kari mu Rwanda kari muri Kenya. Ati ariko bizakenera amafaranga. Nanjye ati rwose nzagerageza. Ati wowe mbwira. Ati rero ubu ngubu nkeneye abakozi babiri, umwe azakora kuri depo ya sima, undi akora kuri depo ya ferabeto. Fata mikoro neza, nanjye ndi tayari. Arambwira ati rero uzakenera amafaranga. N'amafaranga angahe? Ati uzakenera 2 miliyoni. Nahise ntekereza ko mfite inzu, mfite n'akabanza ku ruhande. None se Gaspar, ibyo bintu bikubaho ntabwo ugeze wiyumvishamo ko akantu ko kuvuga ngo uwo muntu ashobora kuba kubeshya ari umutekamitwe, wowe wese wimagine yuko ako kazi ari akanyako? Nahise numva ari akanyako neza kuko yarambwiraga ati wowe uzajya unkorera kuri depo ndetse n'uwo wundi. Depo sima, ferabeto n'amabati. Numva nibyo kuko numva ni ibyanyabyo ku kazi kanahari. Anambwira ati tuzajyana ntuzagire ikibazo. Naragiye mpita ngurisha akarima kanjye. Ndavuga ati ntacyo nzasigara n'inzu, ningenda ngakora akazi nzaza ngure n'indi mirimo, ko amafaranga nzaba nayabonye se ndagenda ndagurisha. Arambwira ati rero wowe ugomba kumpa amafaranga, nkwereke inzira bicamo ngushakire n'ibyangombwa. Ewana ndamwizera. Ibintu byambayeho 2 miliyoni zose yaraziriye, aninyatanga ku byangombwa bidafite icyo bimaze, gushaka pasiporo reka da. Umujama amafaranga yarayandiye, nsigara ncungira kuri ya nzu yonyine. Urumva akazi ko kari muri Kenya. Yambwiraga ko akazi kari muri Kenya. Niyo mpamvu ubwo yambwiye amafaranga menshi, nanjye nkabyizera nkumva ko kuva mu Rwanda ugera muri Kenya nyine harimo urugendo rurerure. Biba ngombwa rero ubwo ko ngurisha icyo kibanza cyanjye. Ubwo rero yari yagusezeranyije yuko azajya guhemba nkangahe ku kwezi? Yari yambwiye ko azajya mpemba 500 ku kwezi. 500 ku kwezi rero nakubaga n'umwaka. Nkumva kugura ubundi butaka birashoboka cyane. Ubusanzwe Gaspar akora iki mu buzima busanzwe? Ubusanzwe Gaspar ubundi ni umutekinisiye electricity.